His name is Davido. God said, for he is my servant. For he shall be president of Nigeria, and he shall unite the country. Umupasiteri witwa John Anosky ukomoka muri Nigeria ariko akaba akorera umurimo we muri Afrika y'Epfo yahanuye ko umuhanzi Davido yatoranyijwe n'Imana ngo azabe perezida wa Nigeria akazahindura byinshi muri iki gihugu birimo kwagura ubukungu no guteza imbere ubumwe bw'abaturage. Ibintu byavugishije benshi cyane, bamwe bakabyemera abandi bakabihakana. Ese ubundi uyu mupasiteri watinyutse kuba yavuga kuri Davido ni muntu ki? Uvuze ko umwe mu bahanzi b'ibyamamare muri Afrika ufite ubutunzi bukomeye cyane muri muzika, ubucuruzi n'ubushakashatsi, wakuriye mu muryango ukize cyane ariko agashyira imbaraga mu guteza imbere umuziki we, akagura ibikorwa by'umuryango mu mashanyarazi ndetse n'ikoranabuhanga, yewe n'imwe muri kampani ziri kubica bigacika hano mu gihugu cy'u Rwanda icuruza moto zitwa Spiro. Namwe mubajije itafaranga bamenye nyuma yabo. Reka nze nkubwire byinshi utamenye ku mateka y'uwo mupasiteri aya Davido ndetse n'ubu buhamya buteye urujijo n'amatsiko. Reka mbari bwo meraho. Mu mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye Pastor John Anosky ari mu rusengero avuga ko yabonekewe n'Imana ikamwereka ko Davido yahawe amavuta yo kuba umuyobozi ukomeye cyane. Yagize ati, hari umusore ukomoka iwacu uzwi cyane kubera umuziki, Imana yamusize amavuta imugira umugaragu wayo, izina rye ni Davido. Yakomeje agira ati, Imana yavuze ko azaba perezida wa Nigeria kandi azahuza igihugu akagifasha mu iterambere ndetse n'abanyagihugu bakongera kwiyunga. Pastor John Anosky yavuze ko yabonye Davido apfukamye imbere ya Yesu akamusiga amavuta y'ubutore, bimwereka ko ari igikorwa cyera cyo gutegura umuyobozi utaha Nigeria. Yongeye ko Davido ubwe ataramenya icyo Imana yamugeneye, hari nayo mpamvu yategetswe gusenga cyane kugira ngo arindwe ubuzima bwe butazajya mu kaga, kuko ayo mavuta amanukiye ku muntu Satani aba yareba, bityo rero ashobora kugira ibigusha byinshi. Uyu mupasiteri yakomeje avuga ko atari Davido gusa, ahubwo Imana iri gutoranya abantu benshi mu bihugu bitandukanye ikazabakoresha mu mpinduka kugira ngo bahindure ibihugu by'iwabo. Mbere gato y'ibindi reka mbaze nkunyurire mu mateka ya Davido, garuke nanone nkunyurira mu mateka y'uyu mupasiteri. Davido yavutse kuwa 21 Ugushyingo mu mwaka w'1992. Yavukiye Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avukira mu muryango w'Abanyanigeria, akaba uwa kane mu bana batanu, asigara ari umwana wa gatatu w'umuhungu. Se yitwaga Adedeji Adeleke, yari umunyabwenge cyane ndetse akaba na CEO cyangwa se Chief Executive Officer wa Pacific Holdings Limited, akaba n'umushoramari muri politiki. Umuvandimwe wa Davido, Ademola Adeleke, ubu ni guverineri wa Osun State hano muri Nigeria. Nyina yitwaga Veronica Adeleke, yari umwarimu muri kaminuza, gusa yaje gupfa muri 2003. Davido akaba afite umuvandimwe mukuru witwa Adewale n'abavandimwe be b'abakobwa Sharon na Ashley Koko, ukora nawe mu bijyanye n'ubucuruzi. Yize amashuri yibanze muri Nigeria British International School Lagos, nyuma yiga Alabama, hangana ni muri Oakwood University aho yigaga Business Administration. Mbere yo guhagarika amasomo yaje gusubira kwiga muri Babcock University, atangira muri 2015 arangiza icyiciro cy'ubumenyi mu muziki kubera umugambi wa se wo gutangiza ishami ry'umuziki muri iyo kaminuza, cyane ko Papa Davido ari nawe supportinze cyane umuziki wa Nigeria kugira ngo ugere kuri uru rwego. Yatangiye umurimo we muri 2011 asohora indirimbo zigera ku bantu kandi zirakundwa cyane, harimo nka Back When hamwe na Nayeto C. Nyuma yaje gusohora n'indi yitwa Damidulo nayo irakundwa cyane. Album ye ya mbere yabaye yitwa Omo Baba Olowo yayisohoye muri 2012. Yakomeje asohora album kandi zirakundwa cyane, iyo yise A Good Time muri 2019, Better Time muri 2020, Timeless muri 2023 n'iyiswe 5 yasohowe muri Mata kuri 18 2025. Yamenyekanye cyane binyuze mu bitaramo mpuzamahanga nka Bet, FIFA World Cup Qatar 2022 na Capital One Arena USA. Gusa n'ubundi mbere yari asanzwe ari icyamamare cyane. Ni umuhanzi ugezweho cyane muri Afrobeat, ufite abasubscribers bagera kuri 4,500,000 hani ku rubuga rwa YouTube. Ni hakaba afite kandi streamers zigera kuri 10,5 kuri Spotify. Agaciro k'umutungo we net worth herutse gutangazwa ko gasaga $100,000 z'amadolari y'Amerika muri 2025. Amafaranga yakaba yakomora mu muziki, ibirori, amasezerano y'ubucuruzi nka MTN, Guinness, Infinix, Puma n'ibindi bigo bikomeye cyane yamamariza.
ndetse no gushora imari mu bikorwa bitandukanye. Afite amazu meza muri Banana Island, yaguze inzu ya miliyoni 1.5 by'amadolari. Indi muri Leke yaguze mu 340 by'amadolari. Niyo muri Atlanta yaguze miliyoni 20 z'idolari. Yaguze kandi private jet Bombardier 2,500 cyangwa se indege yigenga. Agaciro kayo kagera kuri miliyoni 78 z'amadolari mu ntangiriro za 2024 kandi nibwo yayiguze. Ndetse kandi afite izindi ndege nyinshi za private jet yagiye atunga mbere yiyi. Akaba ari umushoramari ukomeye cyane muri Pacific Energy Holdings ikora mu bijyanye na gazi ndetse n'ubucuruzi bwayo. Ikaba ibarurirwa mutungo ugera muri miliyari 1.4 ndetse ni n'umuyobozi muri yo, hamwe n'abandi bifatanyije bamaze gushinga inganda zitanga amashanyarazi nka Omotosho ndetse na Olorusongo, zose zisaga microwatt 640, kandi bafite umushinga wa gas plant y'ingufu 1250 microwatt izaba irangiye muri 2025. Yashinze label yitwa Davido Music Worldwide cyangwa se izwi nka DMW muri 2016, ifite abaririmbyi nka Mayorkun, Peluz, Molavey n'abandi. Yatangiye kandi yitwa 9+ Records afatanyije na United Masters, ndetse kandi yashoye imari ye muri gahunda ya Spiro Electric Bike. Abagenda mu mujyi wa Kigali murabizi moto ziri kubica bigacika z'amashanyarazi. Yashakanye n'uwitwa Chioma Avril Lowland aherutse kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga muri 2023. Afite abana 5, harimo uwitwa Imade wavutse muri 2015, hakaba uwitwa Hailey wavutse muri 2017, Ifeanyi wavutse muri 2022, ndetse n'izindi mpanga 2 zavutse muri 2023. Hanafite kandi abandi bana harimo nka Sophia Mamudu ndetse na Dawson na Lisa London, hamwe n'umwana yigeze kubyarana n'undi muntu nawe uzwi cyane, Amanda Brown. Reka turebe kandi byinshi bitajya bivugwa ndetse mutigeze mumenya kuri umupasiteri wa muhanuriye. Ese ni muntu ki? Abaye hate? Atunze ibingana bite? Byinshi urazo bisobanukirwa. Pastor John Anoska ni umuvuga butumwa ukomeye cyane, wigisha ndetse n'umwanditsi w'ibitabo, uzwiho kugira ishurirwa rikomeye. Akaba na president cyangwa se umuyobozi wa New World 5 Ministries, akaba ari itorero ryashinze, ndetse kandi intumbero ye ikaba guhindura ubuzima bw'abantu binyujije mu butumwa bwe butera icyizere bw'ubuzima ndetse kandi bukora ku mutima ya benshi. Amazina ye yuzuye Ichechuku John Anoska, akaba afite imyaka 50 kuri ubu ngubu. Yavutse ku ya 30 Mata mu mwaka w'1975. Akaba ari umugabo w'umuvuga butumwa ndetse n'umwanditsi, n'umukristo ndetse unashingiwe. Akaba n'umunya Igbo, yavukiye muri Abia State, hangari muri Nigeria. Umutungo ukaba ubarurwa muri miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika. Reka turebe byinshi kuri we. Umupasiteri yavukiye mu muryango w'abakristo cyane, yiga inyigisho za gikristo, akanigiswa n'abayobozi b'abakristo b'inzobere cyane. Yasangiye kuvuga ubutumwa yiga muri kera, aho yari afite imyaka 6. Nyuma yaje gushinga New World 5 Ministries i Cape Town muri Afrika y'Epfo. Afasha abantu kubona ukwizera, gukizwa ndetse no kubaho neza mu gihe bakiri kwisi. Iri torero rye ikaba ritwaye abayoboke bagera ku 8,000. Reka nkubwire kandi bimwe mu bitabo yagiye yandika kandi bikomeye cyane, harimo icyo yise The Power of Prayer cyangwa se imbaraga z'amasengesho, Importance of Forgiveness, umumaro wo kubabarira, Heaven in Your Day, kikaba ari n'igitabo cy'ibisabisho bya buri munsi, nacyo ugenekereje mu Kinyarwanda cyitwa Ijuru mu munsi wawe. Akazi yitwa Modern Day Demonology cyangwa se amadayimoni yihinduye mu buryo bugezweho. Ikindi yise The Journey to Hill of Death, urugendo ku musozi w'urupfu, Ascending Through Dimension of Holiness, nacyo ugenekereje mu Kinyarwanda cyitwa kuzamuka wifashije cyangwa unyuze mu ngero z'umwuka. Ikindi yakoze cyitwa What You Didn't Know About Dreams, ndetse kandi yanakihinduye mu rurimi rwa Tamil ndetse no mu Gifaransa, nacyo ugenekereje mu Kinyarwanda cyitwa Ibyo utigeze umenya ku nzozi. Ikindi yigeze kwandika nacyo kikarikuruza ni ikiswe The Law of War, nacyo kiboneka mu rurimi rw'igitamil. Ugenekereje mu Kinyarwanda nacyo cyitwa Umutonomo w'intambara. Afite umugore ari we Pastor Ola Anoska, bakorana mu buyobozi bw'itorero. Bafite abana 6, abakobwa 4 n'abahungu 2. Bose kandi abo babana muri uyu mwuga wabo wa buri munsi. Yamamariye mu butumwa bwe yatangaga, agakora amateraniro n'imihango yihariye bigamije guteza imbere ukwizera no kurengera abantu mu bibazo by'ubuzima bwa buri munsi. Yakira ibihembo bitandukanye kubera uruhare rwe mu murimo w'Imana no mu iterambere ry'abaturage. Agaciro ke k'umurimo cyangwa se umutungo afite nk'uko nabikubwiye ni miliyoni 2 z'amadolari.
akaba bikomora mu bucungamari bw'iryo torero rye, kugurisha ibitabo, gusaba amafaranga y'ibiganiro ndetse no gukwirakwiza ubutumwa bw'Imana ku mbuga nkoranyambaga, kuko nababwiye ko kuri YouTube akurikiranwa n'abarenga 607. Abenshi mu bayobozi b'idini hari ubwo yageragejwe kubera uburyo itorero rye ryakusanyaga imisanzu cyane ndetse n'ubuhanuzi bw'ibyo yavugaga ko ari kubona. Bamwe bamushidikanyaho, gusa abandi ntibabitindaho. Reka dutegereze ko ubushakashatsi bw'uyu mupasiteri buzasohora David akaba perezida wa Nigeria. Ikindi kandi byinshi kuri abo bagabo namaze kubikubwira. Reka mbashimira ahubwo mwese twabanye muri video. Nibagiye gukanda subscribe ndetse n'akayogera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Nyarukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Nkwibutsa kandi ko nyirizina n'ijye umuryango udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasugongera ku mucondi ntore idacogora umuhamya we n'imigambi. Inyiramo twumva byose nyiri Yesu usanga hose ningo idashanje ndiganje tanyeganyega ndi umugano w'amagambo ndirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyangiso nk'inyange, ndi umunyamutima w'ingabo za kirimo. Ndi ntore itarambirwa, indangabirwa itarunduka, ndi soko itagabanuka. Ndavuga ngo kuri nge ni Plava, Plava TV. Juri muri video butaha.